Umugabo mugufi yahuye n'ufite ishinya itukura ati sha mpigishire hano idomekera itabi, abikorera kugira ngo amwishongoreho. Undi ati ntacyo banza uhaguruke turamukanye. Umugabo yasezeranye n'umugore we ko uzajya ahemukira undi azajya ashyira igishyimbo mu kibo, umwe afata iki n'undi afata iki. Ku munsi mukuru bibuka imyaka 50 bamaze babana, umukecuru azana ikibo cye ararira ati rwose umbabarire, dore harimo ibishyimbo 3. Umugabo nawe arapfundura icye, umukecuru arushaho kurira avuga ko yahemukiye umugabo we kandi ko we nta na rimwe kuko ikibo cye cyarimo ubusa. Umugabo amubwira yisekera ati sigaho ceceka wa mugore we, ahubwo nanjye umbabarire kuko biriya bishyimbo twariye mu kwezi kwa 4 n'ukwa 5 ndetse n'ukwa 6 nabivanye mu kibo cyanjye. Umwana yabajije umubyeyi we ati ese mama, mu nda yawe ko mbona ari hanini harimo iki? Aramusubiza ati harimo umwana. Umwana arongera ati ese uramukunda? Umubyeyi ati ndamukunda cyane. Umwana aramubwira ati sigaho urambeshya, iyo uza kumukunda ntuba waramuriye.